nk'uko mubizi rero twari kuri Rwanda Forensic Laboratory cyangwa kuri morgue y'ibitaro bya Kacyiru nahamaze kwakirwa umurambo wa nyakwigendera Gogo yose. Iyi kipe rero turi kumwe hano nabo bari kumwe nawe ubwo yatabarukaga aguye hariya mu gihugu cya Uganda aho yari yagiye mu ivugabutumwa. Turagira ngo tuganire nabo abantu basobanukirwe gatoya noneho babivugira mu Rwanda n'ubundi bagiye babivuga ariko bakabivugira hariya Uganda, basobanukirwe urugendo uko rwari rumeze, uko rwagenze, uko yatabarutse ndetse nyine nuko gahunda ziteguye kugeza ubu ngubu. Nkuko rero umuryango wa Gogo Glorious ndetse na timu bari kumwe batoye bikemu ngabari we uri buze kuvugana n'itangazamakuru nubwo mubabona bose, reka tumwakire natubwire nyine uko urugendo rwagenze ndetse nuko Gogo Glorious yaje gutabaruka kugira ngo abanyarwanda babisobanukire. Yose ashimwe cyane. Mwanyine tukatangira gusenga data twese Imana nziza, Imana ikomeye, Imana itabura guseruka mu byago no mu makuba. Ijambo ryawe rihora ridusaba kugushima mu byiza ndetse no mu bibi. Aka kanya turi hano dushima kuko ikintu ukoze kuri twe aba ari cyiza, nubwo turira, nubwo amarangamutima tuzamuka, ariko mu mugambi wawe harimo ibyiza gusa nko muri ibya birimo. Uje hano ishimwe rya mbere dufite nuko warinze ubuzima bwacu twebwe abagihumeka. Ntabwo nabona amagambo nkoresha mvuga ikintu dukoze, umutima wanjye uratukura ngo turagishyikira cyane. Sinzi niba nabona n'impapuro ntandikamo. Rero ngo tuzirikane urukundo rwawe. Wakoze ibyo watekereje gukora, urangije ubikora nk'Imana. Ntitwakubaza ngo wayute, ntitwakubaza ngo ushimye ko bigenda utya wabihinduye. Uri Imana itavuguruzwa, ushimye ko wabyemeye. Baraturinze turi muri Uganda, ni urugendo rutari rworoshye numva, ni urugendo rwari ruvunanye. Twebwe ba nyirarwo turarwumva, turumva n'imvune byadutwaye, ariko icyo dushima nuko wahagaranye natwe muri byose. Komeza ukore protokole neza y'umugeni wawe, twiteguye kumuherekeza. Ushimwe ko wantoranije ugatoranya abagenzi banjye, ngabari gushyira umugeni mu biganza agataha ari kumwe natwe kuko warize. Dufasha muri aka kanya ibyo tugiye kuvuga n'ibyo tugiye kuganira bibe inkuru nziza yerekeza uwatashye. Mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje twese, amen. Ndaza kunyihanganira muri iki kiganiro. Ijambo rya mbere ni ryo kubashimira itangazamakuru y'u Rwanda ndetse n'ibindi binyamakuru bishobora kuba bikoranye hano uyu munsi wa none. Njye nitwa Bikemu wa Yesu, nitwa Imana Emmanuel, uzwi nka Bikemu wa Yesu ku mbuga nkoranyambaga. Nyakwigendera Musabyimana Glorious wamaze gutaha cyangwa se Gogo, muri team management ye ninjye wari uhagarariye itangazamakuru ndetse n'umuziki. Ariyo mpamvu ari njye ugiye kuvuga cyangwa se gusobanura igihugu yo gutaha kwa Gogo, dore ko byamaze no kubisobanura twabivuze kenshi. Ahubwo nyine tugiye gukwenta tuvuge Gogo uyu munsi ari he, Gogo azashyingurwa ryari, hehe. Nicyo kintu kigiye kubasha kugira mbere y'itangazamakuru. Muri iki kiganiro rero ndi kumwe n'uruhande rwa Uganda, twazanye kugira ngo nawe akomeze basangize amakuru kuko Uganda ni igihugu cyatubaye hafi cyane, aho umugeni wacu yatahiye. Itangazamakuru rya Uganda ryakoze akazi kenshi cyane. My name is Fred Muziki Rukundo. I'm based in Kampala, Uganda. I'm a music promoter and I've been working with several artists, including Butera Knowless. I'm her representative in Uganda. In the same line is how I
came to meet several artists from Rwanda who have been coming for performances and other gigs. So it's in the same way that I met Team Gogo, who is left now. So I'm here with them. Naje mbaherekeje. Nk'itangazamakuru ryo mu Rwanda twishimiye kwakira itangazamakuru rya Uganda rihagarariwe na Fred Umurambo. Fred ni karibu mu Rwanda. We are here to welcome Fred. You are most welcome on the Ugandan side. Fred yatubaye hafi muri Uganda. Fred has been with us in Uganda akimara kumenyekana kuri yo gutaha after the sudden news of Gogo. Fred ni promoter w'abahanzi benshi bamaze kumuca imbere barimo na Hotel Knowless. Fred is one of the promoters that have worked with artists, including Knowless. Ibitaramo byinshi byo muri Uganda niwe ubikorwa na rero natwe yaratubegeye nka Team Gogo adushyira mu maboko yaradufasha. Fred is a promoter and has been hosting different nights or events, and it is in the same line that we managed to meet Team Gogo. Fred yatubaye hafi hamwe n'umunyamakuru wita Bruno. That I managed to be with them at the same time with Bruno K. N'abandi banyamakuru muri Uganda badufashije kuvuza amazina Imana. And other artists, he has not mentioned the names. May God bless you. Ibi tubivugiye ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo nabo terekane umusanzu wabo baradufashije cyane. I'm talking this on the land of Rwanda, and we want to thank you so much, people of Uganda. Reka nze ku nkuru ya Gogo. This is the story of Gogo. Gogo yose ni umuririmbyi waririmbaga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Gogo Glorious has been an artist who has been praising God. Umuririmbyi ukomoka mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe. A musician from Rwamagana at a place called Mubumbwe. Fumbwe. Gogo yose si ntabwo yari umuririmbyi gusa yari na doctor. Niko njye mwita. Gogo has not been just a musician, but I may call her a doctor. Kubera iki mwita doctor? Hari benshi yaruhuye mu mvugo ze. Why do I call her a doctor? There are many people that she managed to heal. Hari benshi ahari yarinze kwiyahura. Sorry? Hari benshi yarinze gufata ibyemezo mu buzima bwabo. There are many people that almost wanted to commit suicide. Hari benshi Gogo yatumye bagira icyizere ko nta hantu kuri Imana itakora umuntu nta nandi kuri Imana itagira umuntu. There are several people that Gogo gave hope of life. Ndatangazwa n'ijambo rikomeye Gogo yambwiye haburi cyumweru ngapfa. There is a word Gogo told me a week before her passing. Naramubajije ngo Gogo ni ikihe gitangaza ushima Imana ku buzima bwawe yaba yaragukoreye. I asked Gogo, what kind of miracle did God do for you? Yaransubije ngo namaze gusobanukirwa ko Imana itarobanura ku butoni kandi ko nta hantu kuri Imana itavana umuntu nta n'ahandi kuyitanga. That God is a fair God. Kurobanura mu gitabo cye. Katonda tayawula. Let me speak it in Kiganda. Iryo somo Gogo araridusikiye. Gogo has given us a lesson. Dore inkuru ya Gogo rero y'ukuntu yatashye. This is the story of how Gogo died. Ndashaka gusobanura iki kintu imbere y'igitangazamakuru kuko nabonye hari abari gusobanura uburyo butari bwo kandi ari umuntu wacu twariho ataha. I want to explain this so that the media can understand, because we have had a lot of rumors. Ndashaka kubigira clear. Simbivugisha amarangamutima gusa ndabivugisha na document z'abaganga. I'm not just saying by words, but I also have documents. Gogo bavanye mu Rwanda ariko wa kane nijoro itariki ya 34 We left Rwanda on 30th, I think it was Thursday, going to Uganda. Bari tugiye gukora umurimo w'Imana muri
mu karere ka Kakumiro district muri Uganda. We had gone for a gospel mission in Kakumiro district, Uganda. Icyo gihe twaragiye, hari videos bigaragaza kuri channel ya Gogo yose. Gogo umunsi wa mbere twabonye ibintu bikomeye bitwereka ko Gogo ari kudusezeraho ntitwabimenya. Umunsi wa mbere wa crusade, the very first time of the crusade, there are many signs that we saw into Gogo, which manifested her like saying bye. Gogo yabyiniye Imana mu buryo budasanzwe, abantu mwarabonye kuri social media. Gogo atambira Imana, bigera aho afata inkoni akajya agenda kubita abanze kubyina akabazana kubyina. Ibyo nanze ko cameraman abyerekana icyo. Gogo praised God in a way that we never expected, and which was unusual of what we used to see her praising God. Uwo wari umunsi wo kwa gatanu w'igiterane. It was the very first day and Friday. Ku munsi wo kuwa gatandatu Gogo yagarutse mu materaniro aririmba. Twanze ko akomeza kuririmba cyane, musabira iteraniro ko mu indirimbo ebyiri gusa, kuko kuwa gatanu yari yakoresheje imbaraga zo guhimbaza Imana. Akaba umuhanzi naruhuke aririmba indirimbo izari nyinshi ku muhanzi abakora umuziki barabyumva. The next day Gogo came back for performance, but we did not allow her to do a lot of performance because the previous day she had done a lot of praising and performances. Umunsi wo kwa gatandatu rero nawo urangira neza, dufata Gogo kuri hoteli twariho na protocole we, uyu mukobwa ufite ifoto ye, bajya kuryama. So on Saturday, I think it was Saturday first, Gogo after performance, we went together and she had a rest. Ku cyumweru naho haragera Gogo aririmba izindi ndirimbo ebyiri. The next day on Sunday, Gogo also performed 2 songs. Ko cyari igitaramo cyiza. Because it was a crusade of 3 days. Bigenda neza rero, dore ukuntu twaje Kampala rero ariho Gogo yaguye. Everything went on well until we came back to Kampala, where Gogo died from. Gogo yaje Kampala ku cyumweru, kuri icyo cyumweru aza tuza nijoro, duca twavuye Kakumiro tuza Kampala, dushyika Kampala kuwa mbere mu gitondo saa 10. They came in the night of Sunday and reached Kampala early morning on Monday. Tugeze Kampala tujya gushaka ahantu tugomba kuryama birumvikana. After reaching Kampala, we had to look for where we can rest from. Ni ibintu bitanatworoheye nabyo kubera amasaha twari tuziye no kutamenyera igihugu neza. Getting accommodation that time, it wasn't easy because we were not used to the country. Aho twajyaga henshi baratubwira ati nta place hano. Wherever we could reach, it was full. Ariko birangira tubonye aho turi. Until we got where to sleep. Uwo munsi wo kuwa mbere nimugoroba, that same Monday evening, Gogo yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi. Gogo started showing signs of illness. Ariko ntibyadukanze cyane kuko ni ibimenyetso by'uburwayi yari asanganywe. But it wasn't a shock to us because it was a usual way of her illness. Yari afite ubumuga bana nabwo, hari n'ikarita ya leta bigaragaza. She had a disability, and there is a. I remember those who watched the Yago TV show. Hari ijambo mutakiriye neza ko rivuga ngo inyuma y'irido hari ibintu mutabona ku burwayi bwa Gogo. There's a word he said that behind the cameras there are some things that used to happen in Gogo's life. Nabonye isi itarabyakiriye neza, ndaza gusobanura impamvu nabivuze kuriya. The world did not receive it well, but I'm going to explain about it. Gogo yari arwaye indwara twe twari tuziranyeho nka team. Gogo had an illness that every one of us in the team knew about it. Ni abantu bake bari babizi. Very few people knew about it. Ntabwo twigeze twishimira rero ko abantu bamenye ibyo bintu kandi bitavuga ubutumwa, ntacyo bivuze kwivuga ubutumwa. We did not find it necessary to inform the public about her illness. Twakomeje kubihisha. We kept it a secret because it was not necessary. Niki cyatumye mvuga gutyo ngo byari biri inyuma y'irido, no kubera ko hari abantu bari batangiye gutangaza ko Gogo yishwe n'igicuri n'uburozi n'ibindi, bituma noneho nza kuvuga toya dusanzwe tuzi ko nyine yakirwaraga, none reka tubibabwire ariko siko cyamwishe. Ubu rero muri iki kiganiro turaza kuvugiramo n'ikishe Gogo. In this conversation I talk about what exactly killed Gogo, though the first information was about the eclipse.
ubwo rero abantu babonye cyangwa se bakoze ikiganiro bakanyumva nabi kuri ya Gogo nsabye imbabazi kuko singiye wo gukomeretsa wagiye kandi yari donc kuri nge yari mushiki wanjye yari umukobwa wanjye yari doctor we ukuntu yafashaga mu buryo bwose namwe mu dukurikiye murabizi Gogo yaduhaye ibyishimo singiyewe rero warwindukije gukoresha imvugo zidakwiye kuri Gogo cyangwa ngo ni kumukomeretsa bingana no kwikomeretsa. So I ask for forgiveness in case I hurt anyone during my interviews, especially on Yago TV. N'indi mvugo yose naba narakoresheje ku masosho media ikagira ikomeretsa yisabiye imbabazi hari n'ibyo twaterwaga n'amarangamutima yo kubura umuntu. Or any other communication that I could have made that hurt any one of you, I'm sorry about it, but the condition I was in wasn't favorable. Dore umunsi Gogo yapfuyeho n'icyo yazize. Gogo yapfuye muri icyo cyumweru kwa gatatu. This is what killed Gogo. She died that week on Wednesday this week. Kwa gatatu ibyo bintu bimufata byakomeje kumufata bikamucusa none tubona biri kuba buri kanya tugira ubwoba. On Wednesday 3rd of September, Gogo experienced an illness that could make her shake a lot. Twigira inama bigeze mu masaha ya saa moya z'umugoroba cyangwa reka tujyane mu kwa muganga tutamugumisha hano bikaba ibibazo kandi abaganga badufasha. Until it reached 7 p.m. when we decided to take Gogo to the hospital for medication. Tumujyana ku bitaro bya Cyengera we went to the Cyengera Doctors Medical Center. Nibyo bitaro twamujyanyeho tugeze ku bitaro ntabwo byafashe n'isaha rwose kugira ngo Gogo ave mu mubiri. When we took Gogo to the hospital, it didn't even reach an hour that Gogo was pronounced dead. Bitaro biduha amakuru ko Gogo wacu yamaze kwitaba Imana kwa gatatu saa 3 z'umugoroba. The hospital authorities announced to us that Gogo is dead. Urumvikana n'inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Cyatunyuranyo. It's so heartbreaking. Iyo nkuru twarayakiriye ariko mu matwi yacu twumvise ari nk'ingenzi. We had the news but we couldn't believe whether it was real. Baratekereje Imana ko Gogo aribwo yaratangiye kujya yakora ari kugeza ubutumwa bwiza kuri iki gihe y'umujyana hakiri. We started asking ourselves why at this time when Gogo has just started to shine. Twebwe babitwereka ubwa mbere ko apfuye twatekereje ko ari igicuri kimwishe kuko nibyo twari tuzi. The first time they announced Gogo dead, we thought it was epilepsy. No kwa muganga aho ngaho bari ngo harugiye kwa muganga bakora estimation ariko batapima umuntu bakanaliza ibimenyetso ngo no muntu yishwe wenda no kubura oxygene nibyo bari badutangarije imbere ariko nta kizami cyari cyakozwe gikozwe n'amashini. The doctors estimated that Gogo could have died of epilepsy as a result of respiratory aspiration. Ariko rero tugeze ku yindi minsi yakurikiye twamujyanye mu Lago Hospital gushaka Icyamwishe. The next day we decided to take Gogo body to Mulago for postmortem examination. Tumujyanyeyo rero Icyamwishe twaratangaye icyo twakekaga dusanga sicyo. So when we got a postmortem report, we found out that what we thought of killed Gogo wasn't the right cause. Ahubwo tugiye kureba dokima impapuro baduhaye zavuye mu byuma batubwira ko Gogo yishwe n'ibihaha n'indwara y'ibari. After checking on the report from the doctors and what they told us, it was believed that Gogo died of lung infection. Gogo Icyamwishe nicyo tubivugiye hano kuri kamera zingana utya n'isi yose ibyumva mu ndimi zitandukanye. Undi uzavuga ibitari azaba abeshya.
So in brief, that is what killed Gogo. Nibiba ngombwa turatacinga hiyo document bigaragaza. If possible, the document is there, we may attach it. Hari ibyambabaje muri iyi nkuru ya Gogo. There are things that hurt me in this story of Gogo. Aya makuru turi gutangaza turi kuyemerwa n'umuryango wa Gogo kuko bamaze kubona ikishe Gogo. This news we are telling you, we sat with the family of Gogo. Nabo bavuye hano ngira ngo mwababonye And they are ko babuze contented. imbaraga zo kuvugira kuri kamera. They are contented about the news. Ariko twababajwe no kubona ari abanyamakuru batangaza ngo Gogo bamuroze, Gogo yanyweye ji. It was unprofessional to hear news from some media guys saying Gogo was given poison or something else. Ntabwo ibyo bintu byaturyoheye kubera agahinda twari dufite cyangwa tugifite ko umuntu wacu wagiye kubona ari umuntu wicaye kuri kamera ari guhimba icyamwishe atari dogiteri. Bisa n'ibiteje urubwa, bisa naho ari ukwishima hejuru y'umurambo, bisa naho ari ugushaka kurira ku mufu. Sinzi ibintu It's not good to spread fake news before receiving an official report from the doctors. It's like he wanted maybe to benefit from the dead. Umunyamakuru akoze iyo nkuru rwose akwiye kwikosora. Whoever did that, he did wrong. Ko yakomerekeje umuryango wa Gogo natwe. You're hurting the family of Gogo and the entire community that follows Gogo. Ikishe Gogo ni icyo tuvuze. That's what killed Gogo. Turashima muri iyi nkuru ya Gogo ambasade y'u Rwanda muri Uganda yatubaye hafi cyane ku buryo. In the story of Gogo, we thank the Rwandan embassy in Uganda. Kugira ngo Gogo tujye kumenya n'icyamwishe tumukura mu bitaro yari arimo tumuzana mu bitaro binini nka biriya n'ababyeyi igihugu no mubyeyi n'ambasade. Transferring Gogo from one hospital to the other, that is from Kenya to Mulago Hospital, it was by the help of Rwandan embassy. Ambasade n'ukuri yaradufashije. We thank the embassy of Rwanda. Turabashimiye uburyo koko igihugu no mubyeyi. Thank you Rwanda, thank you the embassy. Uyu munsi nkuri dushimishije ni uko umubiri wa Gogo uri mu Rwanda. We are happy in sorrow that the body is here in Rwanda. Sinzi niba byari kuryohera abanyarwanda Gogo iyo agishingurwa Uganda. I don't know whether it would sound well to Rwandans that when Gogo was to be buried in Uganda. Ariko turashima effort igihugu cyabigizemo kugira ngo uyu munsi ashyingurwe ku butaka bw'u Rwanda tumwishingurire. We thank everyone that helped us, especially the government of Rwanda. Ubu rero umubiri wa Gogo ubitse muri iki kigo mbona hano inyuma yanjye Rwanda Forensic Institute. So the body of Gogo has been kept here at the Rwanda Forensic Institute. Turi Kacyiru rero Gogo yageze mu Rwanda. That is Kacyiru in Kigali, Rwanda. Sinzi ibijyanye no kumuherekeza bwa nyuma biteganijwe gute bizaba rya. Reka tuvuge ku kijyanye no guherekeza Gogo na challenge. Gogo yose ni umuntu w'abantu benshi cyane. Umuntu uzwi n'abantu benshi cyane. Gogo is a popular person. Dukeneye kwiga no gukora protocol ye neza kugira ngo aherekezwe mu cyubahiro cy'Imana. We need to have time and arrange Gogo's burial. Kubera ko twari turi muri Uganda twatekereza ibintu byinshi cyane. Murabizi ko umuryango Gogo afite mbisubiremo nitwe n'aba bantu n'aba banyamakuru n'abantu bari kureba iki kiganiro ni natwe nka timu y'aba bantu Imana yari yaratoranije niwo muryango Gogo afite mugari tubanza kwitangaza. You very well know that Gogo is an orphan, meaning the family Gogo has, it's we, you, and everyone that has been following Gogo. Mumenye iki kintu Gogo nta papa yagiraga. Gogo didn't have her father. Gogo nta mama yagiraga. Her mom died. Gogo bavutse ari abana babiri ubu yarariho n'ubundi ari umwe undi yarapfuye. They were born two and one died. Uwo muntu ubundi yahoraga akeneye nge nawe. So Gogo needed me and you. Gogo n'ubundi aracyadukeneye. And still needs that. Turifuza niba mubitwemereye ko dufatikanya guherekeza Gogo mu cyubahiro.
we request that you join us to send Gogo in a decent way. Tubashije kurwana no kugira ngo Gogo ave muri Uganda mu buryo butari butworoheye. Ngiye uvugiye inkuru maze amasaha 48 ntashinzira. It's not been an easy task bringing Gogo from Kampala to Kigali. Personally, he has not slept for over 48 hours. Ndumva muri iyo minsi narariye muri In those hours, maybe he had one meal. atari uko mvuze ibyo. Not because he could not afford, ahubwo ndwana no kugira ngo Gogo agere mu Rwanda. but he was busy finding ways of bringing Gogo's body here. I mean Gogo's body here. Mu mpera Imana icyubaro ko ibyo bintu bishobotse nduva umutima wanjye usa n'uruhutse. So we thank God. Please help us thank God for bringing Gogo back to Rwanda. Dore ikigiye gukurikira twamaze kumvikana n'umuryango wa Gogo ko agomba gushyingurwa ku wa mbere. This is what follows next. Azashyingurwa ku wa mbere, azashyingurwa Rwamagana, aho aturuka birumvikana. Gogo's burial will take place on Monday. That will be 8th. Murabizi ko Gogo yari umukristo mu itorero rya Anglican Church. Gogo has been in an Anglican church. Ariko mu cyaro, si mu cyaro gusa n'ahandi hari insengero nyinshi zafunzwe. Turi gutekereza ko uburyo bwo kumusezeraho mu rusengero pastor ashobora kuzamusanga mu rugo. There are some churches that were closed. Niba nimero twayivugira mu kiganiro zindizi, hari nimero rero abantu bashobora koherezaho inkunga support yo gufasha Gogo ibaruye n'ubundi ku mazina y'amasabye Imana Gloriose kugira ngo uyu murimo wo kumuherekeza urangire neza tuzishime. Hari ikibura byinshi cyane bikemo ko abantu bagifata. Maybe if possible we can read you the number for those that wish to stand with us so we can have a very good send-off for Gogo. Maybe we can read you the number. Aho waba uri hose, aho waba uherereye hose ku isi, no kuri reka duherekeze umugeni wa Kristo neza mu cyubahiro cye tubifashijwemo n'Imana namwe byose byashoboka. Everyone, everywhere, elsewhere in the world, you are welcome. Please stand with us. Ushobora gukoresha uburyo bwa World Limit cyangwa mobile money. You can use World Limit or mobile money from this number plus guteranyaho 250 mbanje kode y'u Rwanda kugira ngo byakorohera n'uri hanze y'u Rwanda. You can use these numbers, maybe the first read it. Plus guteranya 200 guteranya 250 79 gatatu 88 9 29 cyangwa reka mbivuge gutya 079 gatatu 88 29 This is the number in case you want to use mobile money or world limit. +250 793 88 9329, or in other words you can say 0793 88 9329. This is the number in case you wish to stand with Gogo's family. Iyo nimero ibaruye ku mazina ya Musabye Imana Gloriose. It is in the names of the late Musabye Imana Gloriose. Ni ukuri inkunga yawe ko yabingana kose n'ubufasha uzohereza buzakoreshwa icyo bugomba gukora. Anything, any support, any financial support of any amount is welcome. Numva twarangiza kubashimira. We end by thanking you. Twenda mbere ko dusoza hari benshi bishobora kuba twabaza nk'abanyamakuru turi hano kubera ko benshi bari hano ibitangazamakuru bitandukanye kimwe kumenya byinshi bagomba gusobanukirwa. Rero na mbere turabashimiye wenda ku umwanya muduhaye kugira ngo twite mu itangazamakuru, ariko tukibaza ngo byagenze gute kugira ngo twari tuzi nka manager we Auguste uyu munsi atari gutangariza urupfu rwa Gogo uko byagenze byose. Ese nk'uko bivugwa mu itangazamakuru yaba yamaze kuba yabishyirwa mu muryango wa Gogo, akaba ariyo mpamvu wenda atagifite umwanya muri Gogo. Icya kabiri, ese mwaba mwarinze n'umuryango wa Gogo twabaye ikiganiro gisohoka batishimiye uko mwamujyanye Uganda?
Urakoze cyane kubaza ibyo bibazo. Icya mbere kuba manager avuga atari kuvuga nuko tutari kuvugira rimwe. Ikintu icya mbere nuko yanyemereye kuvuga kuba ari njye uvuga kuko n'ubundi ninjye wavugiraga Gogo mu rwego rw'itangazamakuru. Ubwo rero yabihereye uburenganzira, icyo cyo ndabashije kugisubiza. Icya kabiri twabonye ibyo biganiro natwe tugenda tugira n'ibyo tunenga cyane. Umunyamakuru hari igihe akoresha ikiganiro ashaka kugituma icyo we ashaka kuri iki kiganiro kigomba gutumira. Hari ukuntu umuntu aba afite ikiganiro cyangwa aba afite inkuru akayitegura ku buryo we ayoriyanta kujya kumuzanira icyo ashaka, wenda icyo ashaka kikaba kiri kuri sosiyete, nubwo we bimuhiriye ko interamvugo ye ituma agera ku cyo ashaka. Iyo uri kuganiriza n'umuntu ubundi wakomeretse, hari urwego rw'ibintu utaba ugomba kumujyanamo, hari urwego rw'ibibazo utaba ugomba kumujyanamo. Icya mbere rero ndabanza mvuguruza ayo makuru. Gogo yose ava mu Rwanda n'umuryango wamuduhaye, donc tujya Uganda kuririmba muri icyo giterane, ni umuryango wabiteyeho kashi rwose ati turamubahaye, kuko nta na kimwe twigeze tujyana Gogo mu murimo w'Imana cyangwa ibindi bintu tudasabye uburenganzira w'umuryango we. N'ubundi tujya guhaguruka tujya muri urugendo rwo muri Uganda ntabwo twamwibye, twaragiye ati tubwira umuryango dufite urugendo rw'ivugabutumwa mu gihugu cya Uganda, turaza gukenera Gogo, tuzamara nawe iminsi ingana gutya. Umuryango ati muzagira urugendo rwiza. Rero bari bamuduhaye, kereka nimba ari urundi ruhande rw'umuryango cyangwa rw'iyise umuryango rutarimo, ariko umuryango ni munini. Kandi iyo twudusabye Gogo ntabwo tumenyesha anko we, mubyara, bakuru we, bashiki be, bandi tumenyesha umufite mu nshingano nk'umubyeyi. bivuze ngo abo twabonye batangaza bariya bavuze ikiganiro bashaka gukora impanuro basobanura byinshi, bari ababyeyi bawe wenda bamurera ko ababyeyi bamubyara we bitabye Imana. Wenda impamvu ntasubiza n'icyo kibazo ngo mbe tafu cyane nuko ntabibonye neza, nuko ntareba ibyo biganiro neza. Ntacyo gusobanura, wenda nakunyuramo muri make kugira ngo dusoze. Baravugaga ngo hari ibitaramo bitandukanye bakoze ndetse byinshi turabizi, management we yarabitubwiye atubwira ko hajya havamo ubushobozi butandukanye. Manager we yatubwiye ko amafaranga yavagamo yafatagaho make, andi nakahereza Gogo ndetse n'umuryango we umurera uyu munsi. Ariko twabonye ko ikiganiro bavuga ngo mu byo bagiye bakora byose, mu bitaramo byose yakoze, yaba ari inyungu zose zavuye mu muziki we, nta gice na kimwe bigeze babona. Bityo koko nta gice na kimwe bigeze bakira bo mu rugo kivuye kuri Gogo. Uburyo bwa management ukuntu bukora, iyo umuntu amanaginga umuhanzi baba bafitanye amasezerano. Bavuga ati inyungu z'umuhanzi nizi, inyungu za manager nizi. Urumva, sinzi rero niba ari uruhande rw'umuryango rwaba rwaratangaje ibyo bintu kandi babitse ibimenyetso berekana ko bakoranye na manager neza, ahubwo yaba ari umuvugizi w'itangazamakuru bitari by'ukuri bigakwirakwiza inkuru itariyo. Ariko muri management ya Auguste ndetse n'umuryango wa Gogo nta kibazo kugeza bafitanye na kimwe kijyanye. Urakoze rero, bikereka tugushimire kuba waduhaye umwanya ukatuganiriza. Imana iguhe umugisha cyane. Mureke dusoze.